amazuru n'amaso wenda nawe uzamwereka rebe ariko nge numvishe ko dusaba narabibwiye kandi nange ndabibona papa Sava rwose uzamunyereke neza wenda umbwira ati hari umuntu abonye Musa wenda yobu mumubwirire ariko ndakubwiza ukuri nizeye neza ko hari gihe azakubwira ati uyu hari gihe nange mumuna wanjye hari gihe nazabikwemerera niye rwose niyinyenya niye koko zifitanye isano ariko sindagera ahantu nkubitana nawe mu gitaramo nibura yagiye mu gitaramo ngo nkubitane nawe ariko dukubitanye umva nagerageza gukora uko nshoboye kuyo ndavugana nawe. Reka dutangire twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye. Uyu munsi ndi kumwe nande na Bizimana Darius bakunda kwita papa Sava se buri koko. Niwe bakunda kwita papa Sava? Ni ngewe. Babishingira ku kidariyo uravuze ati bakunda kukwita papa Sava. Ngira ngo ni nayo mpamvu wenda wifuje ko cyangwa se abantu benshi bifuze ko twazaganira kubera ko ngo bakwitiranya na papa Sava. Ibyo bihagaze gute utubwire niki gituma bakwitiranya na papa Sava? Ubundi iki gihugu nagiye ahantu heshi abantu benshi bambwira yuko ngo ngewe ngo nsanga papa Sava ngo se buri koko kandi umuntu nubwo muzi ngewe uretse kubyumva gutyo gusa ngo ibyo nkora ibyo mvuga ngo ubona nge nsa nkawe ubwo ro nkavuga nti ubwo nyine ubwo nanjye ubwo nkitwa papa Sava abantu bose bazi ko ari nge papa Sava ubundi ndashaka kureba papa Sava nanjye wamunyereka nkareba ngo papa Sava nuwuhe. Abavuga se ko Musa babishingira ku gusa ku isura nawe ntago uranamubona? Isura nanjye naje kubona ifoto ye isura naje gusanga ari we naje gusanga ari nge nanjye turasura wagira ngo ni mukuru wanjye ubundi ari inyinya ari mu maso urebye ubona nyine ari niwe ni ngewe burya nanjye nabo igice cya kabiri papa Sava igice cya kabiri. Kuvuga ngo we nawe duhe nk'ishusho tugereranyije wenda waramubonye inyinya kuko nabandi benshi bazifite nanjye urabona ko nyifite ni he wabonye kavuga ati koko nanjye ndabona dusa? Hari ibintu njye mbona kunze kugenda mu gukina ako ndabivuga ngo WhatsApp ngo ntabwo ngwambaga nkoresheje WhatsApp ye ibyo bintu njya nkunda kubivuga muri quartier nyine ubwo mba ndimo kumwigana namwigana abantu bakavuga bati uyu nguyu ni se buri koko uyu nguyu ni papa Sava ubwo ro bigasanga bagenda bavuga nyine ngo ndi murumuna we ngo cyanga ndiwe iyo batavuze murumuna we bavuga ngo ni ngewe abatamuzi neza nabo. Ubundi usanzwe utuye he tangira twibwire neza mu buzima busanzwe? Mu busanzwe ngewe ubundi wacu ni mu karere ka Rutsiro aho niho mvuka ariko umurenge ni waboneza iboneza ahantu mu kagari ka Nkira aho ngaho ni iwacu abantu bahongera ngo barahazi ariko ubundi ngiye ntuye ku Ruyenzi ndi umusore ariko nta mugore mfite ariko amafite inzu nyine ubwo bivuga ko ariho ntuye. Uracyari umusore? Ndi umusore rwose ndi umusore ubwo witwa papa Sava nyine ubwo Sava nzamushaka nzashaka Sava. Mbona se usa nk'umuntu ukuze cyane ufite nk'imyaka ingahe wenda niba atari ibanga? Imyaka yo rero urumva imyaka yo harimo nibanga nyine ariko urebye nyine nanjye ndi mu bantu bavutse imbere muri za 80 na hirya iyo ngiyo. Ureze rero akaba ushaka? Ndimo ndi kubitegura nzabitegura reka mbanze nanjye mpitinge nka papa Sava koko. Sava nawe ntarashaka noneho byamubaye impanga rero ahubwo ubwo urumva yuko nyire ba papa Sava bose babaye nta bagore bamugana ariko tugiye kubitegura uwamunyereka ubundi tukamara guhura no papa Sava nyine nanjye nkaba igice cya kabiri ubwo twashaka kurunyirwa nabo tuzabashaka. Hanyuma se biba bimeze gute kuko uravuga ati harya abantu bankoraho uruziga bavuga ati ninge papa Sava muri se buri koko biba duhishushu wenda nitwe turababona bo ngewe kubera ko iki gihugu mu turere 20 nagiye mu turere 27 tw'iki gihugu bivuga ngo ahantu heshi nagiye habaho nize habaho abantu nagiye nkorana nabo umuntu mvuganye na minota irenze 5 aravuga ati ariko uyu nguyu se Kaganda ariko ko kisi uvuga nkawe ndavuga nkumva arabivuze ubwo nanjye bikanyobera nkoberwa icyo bishingira havuga nanjye ntago ndayibona neza buriya ariko bakavuga bati ariko uyu nguyu se yaba ari we ubwo nkavuga ni ese uyu muntu ni muntu ki uyu muntu papa Sava namubona nte mbese nge namubona no papa Sava ariko ikigaragara cyo nuko namaze nanjye kwisetingamo ko nange ni papa Sava. Nawe ushobora gutambuka abantu bakagushungera rero? Ndabyitwa rwose nkanabyemera kandi bakabivuga nanjye nkumva ko ari nkawe none nanjye wenda nkarema nkaho ko nkora yakoze cyangwa yavuze ubwo bakagira nyine ubwo nkabemeza ubwo ngatambuka. Kuvuga ngo hari igihe abantu bajya gukora uruziga bazi ngo ni papa Sava waje? Nabaye ambasaderi we ubu ngubu muri iyi minsi nabaye ambasaderi wa papa Sava nanjye ahubwo bana no kuvuga ngo arebye neza arasanga muri minsi ndi kwandika izina rye ubu ndimo ndenda nandika papa Sava nandika se buri koko kubera nyine ubwo ngubwo nanjye ukuntu nyine ubwo ngenda muze cyangwa ko dusa nyine uko babibona ariko ubwo muri iyi minsi nanjye ubwo ariko si iminsi gusa no kuva kera nkivuka ubundi ngewe abantu nkimara gukuba mukuru ntangiye kujya muri segonderi
abantu iyo batangitaga Seburikoko bangitaga Sekaganda batangita Sekaganda ariko Seburikoko kurije vuba Sekaganda se mbere ubwo ukiga yari hit ngira ngo nitegeka Garasiyano ubundi kuva kera yitwaga Sekaganda ubwo uko agenda azamuka abantu bakajya bagenda banyita Sekaganda banyita Seburikoko ubwo rongeza ahangaha mbibona uko nguko ubu ntago mbizi nyine ariko ubwo ngubwo nange sigaye nemera ko ndiwe ntago bakivuga ngo mbiyakane cyane nka mbere nawe uragira uti ndeba kunyinya nkavuga ati nanjye ndiwe ariko iyo ndebye kwifoto byo mbona nanjye ndi nka murumuna we mbona ndi murumuna we nararebye neza ndebe ifoto hari amafoto narebye yose ko nta kwigereranya naba bandi mbona bakina na badigidigi ari badigidigi ntago nakwigereranya nabo nuvuga ngo nanjye mbona ndi murumuna we ntago navuga ngo ndiwe cyane ariko ndi murumuna we hanyuma se hari abantu bashaka kuvuga atari uyu muntu ntago asa nka Papa Sava wenda arashaka kumuriraho hit wowe bitekereza iki bo ibyo ngibyo nyine kire kugiye nk'ahantu wenda muri quartier nkazikubwira zimwe ukagiro babaza atari uyu muntu uramuvugaho icyo mu muzimute ariko ku giti cyange nanjye wende bye mbona ntabwo nanjye wenda nemeza ko tudasa ariko iyo ndebye rwose kuri rusange nanjye mbona harimo akantu wagira ngo rwose twaraturanye cyangwa se twendaga kuvukana mwaravukanye ni wabimenya ntabwo mbizi icyo cyo sinakimenya ntacyo nabivugaho Papa Sava rero abantu benshi bamukunda mu mpano uzo waba uzifite se ku buryo wenda ushobora no kwitwara nkawe bikaba ari byo byatuma abantu banakwibeshyaho kuko ushobora gusana Papa Sava ariko wenda mu bigendanye no gukina amateatre wenda mutasa nibyo nyine nibyo n'ubundi nkunze kuvuga ndimo ndavuga ubundi ntago navuga ko impano iyo ubwo mu bintu nko muri quartier iyo bari kwitanga Papa Sava bo bareba cyane ku bintu mba navuze cyangwa se mba nakoze ubwo wenda bagerageza kubona ntera ikirenge muke ubwo ari nayo mpamvu bura wenda ushobora urebye neza ubakurikiye ukakomeza kubaza nk'umuntu neza ubinyita we yakubwira neza icyo abona duhuriyeho neza tuvuge we ni nk'iki wibona muhuriyeho tuvuge wenda nko mu mpano ushobora buryo ushaka no kukigana akavuga ati uyu ni Papa Sava pe ntago ducika niwe dusuhuza dusinyereza autographe ubundi guseka njye muraduseka kimwe arajya akunda kuvuga ngo ngo ntago mbagaye nkoresheje WhatsApp ye ako kantu ntabwo iyo mbyumvishe neza harege nanjye mbyumva nkabyigana nkumva bagenda bikoze gukina none ni umuntu kinasetse nawe se ari cyo biziho iriya kina mico mu gusetsa nanjye nagerageza nanjye bira bintu mbona uko akina nanjye mbona wenda ni training nk'yafite ngiyewe ariko nanjye nakoze training mbona nanjye nabishobora none se ujye ugira amatsiko wenda ukavuga ati ndashaka guhura na Papa Sava amatsiko ni meshi rwose numva sinzi nano namukura ariko umunsi mwe harige numva tuzahura tugahura nkamubwira nti dore Papa Sava igice cya kabiri ariko tuzanahura mfite amatsiko yo guhura nawe rwose nkamubwira nti banzu ndebe niba dusa bishoboka ko ama nk'umwanya muto cyane ngo mvugane nawe nabwira nti rwose abantu bavuga ko ari nge dusa ubwo sinzi uko yansubiza nyine ubwo nakurikiza kuvuga ibindi ariko mbonye uko ansubiza ubona yagusubiza ibintu byoroheje Papa Sava abonye ko atari fan nkurikije uko mubona mbona ntago niteguye igisubizo kibi niteguye ko ashaka kuzansubiza neza ubwo ni igisubizo cyiza nyine nuvuga ngo ashaka kuzambwira ati ndabona rero wa mugani wajya ngo uri mumuna wanjye ntabwo mbona kazanyamahana ngabwire ngo genda hirya ko ya rimwe turabeshya ntago ashaka kuzambwira ngo ndabeshya ahubwo ashaka kuzavuga ati uri we hanyuma iyo utekereje nko kuri Papa Sava ubakwitira cyangwa yimubonye ubusanzwe uramukunda se mu buzima busanzwe uramufana buriya mu bantu babaho nyine nemera mu bantu bakina amakinamico nabonye amakomedi amakinamico ubwo amateatre abantu nabonye nanjye nemera Papa Sava cyane ko uyu munsi ndukubwira ko nitirirwa n'izina rye nkabyemera ubu kuba nemera kwitwa Papa Sava nuko nemera n'ibikorwa bye vuga ngo hari ahantu ushobora kujya rwose ukarya iby'umuntu kubera uri Papa Sava nakwemeraga kwitwa kubera Papa Sava ahubwo nitwa we mbese namwishyizemo ubwo nanjye nakwitwa nanakina hano nkitwa Papa Sava cyangwa nkagenda nitwa Papa Sava ntabwo nabihakana nta matsiko nibiye bintu kuri Papa Sava wenda ufite amatsiko kuri we ku buryo uvuga ati umunsi tuzahura ejo bundi cyangwa ryari ibi bintu ndumva nshaka kuzabimubaza mba numva Papa Sava buriya iyo ndebye kubera ko ntaramenya ibintu by'abahanzi cyane cyangwa se abantu bakina b'abakomediye cyane ntabwo navuga ko ari byinshi mbaziho ariko muri rusange mba numva uwaramuka amunyeretse icyo numva namufasha namusaba ko nanjye nibura wenda yagira yamfasha nanjye kuzamuka mu mpano yanjye kuko njya numva abantu bambwira ko mfite impano ariko ubwo wenda akamfasha kuba yandeba nkabasha kumenya impano yanjye nanjye kandi mbona we afite ubushobozi bwo kuba yabingezaho birashoboka nta byihariye ujye umutekerezaho ukavuga ati wenda kuki Papa Sava wenda nzamubaza ibibazo numva namubaza niba nta mugore afite koko niba nta mugore cyangwa umwana afite umwana witwa Sava mba nkeka ko ahari
ariko nyine nkumva nta uhari nyine kuko mbyumva nyine iyo numvisha ama interview ye mba numva avuga ko ari umusore ari singo nkatwe twese ubwo rero wamunyereka nkareba niba nta mwana afite. Biragutungura se wumvisha yavuze ko ari nk'umusore? Nyine birantungura kuko mba mbona kuze nkurikije nigenda mwumviye numvisha yaranditse izina kuva kera ubu yagombye kuba afite nibura umwana. Ubwo afite umugore afite umwana ubwo numva yagombye kuba amufite. Avuga ubukwe bwe ngo bivuba nabwo wenda ashobora kuzagutunga n'ibiki bindi ujya mwibazaho. Harabamubona akabona ari nk'umuntu w'umuturage wowe umutekerezaho iki? Uriya ni umusitari ku isi ahubwo numva buriya njye ubwo iyo uvuze ku by'ubukwe njyariye njya ntekereza ari nk'inzozi narose turi mu bukwe twajyanye namwambariye ubwo ndi nk'impanga ye niswe Papa Sava ku ruhande nyine ariko ubwo ni igice cya kabiri mba nivuga njyewe ubwo mvuga Papa Sava cyangwa se biri ku gice cya kabiri ariko bura nuvuga ngo ubwo bukwe bwe bubaye nkabimenya menya aho buri zabera nakwemera nkatendinga bishoboka ko ndi buhinjire nakwemera nkatendinga. Papa Sava se wundi umubonye ubona ari nk'umuntu ki wenda umuntu wageze mu ishuri warikandagiye sinzi ni mumuzeho byinshi? Amakuru ndayakurura kubera ko nanjye ntabwo ndi umuntu nanjye nageze mu ishuri nize nge makeya ariko iyo myumvishe numva ngo Papa Sava yize muri kiye sinzi ngatuye hehe sinzi ngabaye hate ariko icyo numva umuntu wize muri kiye ko bisa kose uwo muntu numva ari umuntu ugerageje kuba yarize ibintu bisobanutse bikomeye yarize uwo muntu ahubwo yigishije muri kiye bura yigishije muri kaminuza. Voilà uwo muntu urumva ko rero afite ibintu bishoboka urumva ko umuntu arashoboye ahubwo urumva ko Papa Sava uretse kuba yaranigishije cyangwa se akaba uretse kuba ari umuntu tubona ko asobanutse n'ubundi ariko ubundi arenze kuba arimo nawe ni mwarimu n'ubundi. Hanyuma se wowe ujya wiyumvamo ibintu byo guhimbaza amakinamico ku buryo ushobora kuvuga ati ibana Papa Sava navuga ati dukinane kuko barebe niba turi impanga ahantu nziyaminiya nanjye nkakina? Njya mbona njyewe ikintu kiranira wenda ntashobora wenda kwandika sinavuga ko mbizi ariko mbona abantu banditse ikinamico kwikira nanjye nayikina. Njya nibona mu bantu bashobora gukira amakinamico nanjye nkurikije uko kera uko nitwaga nk'umwana uyu munsi none nkaba nkiri kuzamuka nkomeza kwitwa umuntu w'umukomedi ubundi kera bangitaga ko nyine nkina amakinamico umuntu akabikeka ariko atarabona nyikina. Ubwo rero nkurikije kuko nye nize mu bigo byinshi byinshi cyane mw'iki gihugu. Kibize muri byinshi se ukiga amashuri make? Ni bwa buzima nyene kuvuga ngo hamwe nagendaga hamwe dusibira nako tutishyura amafaranga y'ishuri dukwepa tujya mu bindi bigo ubwo nyine ugasanga nyine igihugu turakizengutse gutya ngo turi kwiga. Wagarukiye nko mu bakangahe? 6 yisumbuye ndafite. Mu mashuri 6 yisumbuye wize mu bigo bingana iki? Ni 4 ibigo 4 mu mashuri 6 urumva urebye ubwo tronc communeze mu kigo kimwe ubwo ndangije niga na superieur mu bigo 3. Cyategurwa n'iki ni ukubenda discipline cyangwa ni ya school fees ubwo hamwe ari twahigaga tugatambuka tukagada tutanishyuye ubwo tukajya mu bindi bigo gushaka ahandi hantu hirya. Ukiga wenda ni somo ryakundaga kugutsinda? Ngiye kubera ko nize constitution bundi ibintu byose ibintu byitwa bill of quantity ibyo nibyo byabaga byaducangaga cyane aho twakoraga nyine ibintu byo gukora dovi neza ku nzu byaraducangaga ariko kubera imari myinshi yabagamo ariko ubu tuvugana nyine sigaye mbikora kuko ndi n'umutekinisiye. Tekinika kabisa? Ubu ndatekinika nyine nkubaka kuko nge bura nize ibintu by'ubwubatsi construction nyine hari ahantu nabonye nize VTC nayo ariko y'ubwubatsi ahantu biti Kabuga niga ibintu bya VTC ubwo ariko ndangije nyero kwa padiri niga ngo za ubwo VTC ni vocation training center ubwo nagiye no kwiga n'indi vocation ubundi kwa padiri biba byitwa vocation groupe vocationnelle bindi by'imihamagaro y'aba vocationnelle ubwo nizi imihamagaro inga 2 ubwo nizi umuhamagaro kubaka amazu ubwo niga ari imihamagaro nyine yo kujya kubaka imitima y'abantu nyine kwa padiri ubwo mbese ubwo ku mitima nyine ndubaka. Kuvuga ati se ntabwo bizarangira wibereye mu furere cyangwa se ukaba undi muntu wihaye Imana ku buryo ibyo gushaka twabyibagirwa? Aho ngaho ibyo byo ntabwo nabawe kuko nyine nanjye icyo mba nteganya no kuzashaka kuko bangita Papa Sava ubwo ntago bazangita frere Sava ngo bangite bashyiremo Sava ahubwo ndaharana kugira ngo nange nzagira umwana wenda nzanamwite Sava bitwaye kisi. Ariko abakobwa ubundi nibo batinya kuvuga imyaka wowe ufite imyaka ingahe ugereranyije? Imyaka yanjye nta nubwo ari ibintu birenze nta nibirenze njye afite imyaka 28. Umuntu usabona ukuze cyane ubwo ni ya misi bitera ni ya misi bitera ariko ubundi nta birenze. 28 wavugaga nkumva wari uri nkuwa kera ubwo nuko navuze ngo navutse muri za 80 na
za 80 nawe rero kereka niba utazi kubara kuko waravutse muri za 80 ntago ufite 28. No kuvuga ngo buri ibyo ngibyo bya 80 nabyumviye kuri sogokuru ajyaga akunda kuvuga ngo kera ngo muri za 80 ariko ubundi ngiye ubundi ndo umuntu muri 93. Ntabwo rero nta birenze ubwo ndi gusata imyaka 28 neza nibwo ndi kuyuzuza neza ubwo mvuga ko ariyo mfite ubu ngubu. Hanyuma rero Papa Sava uragira uti nyamureka bishoboka duhuri. Bishoboka rwose Papa Sava nasaba ko twazahura nkamwisabira nyine ariko namubonye ariko ndashaka kuzahura nawe ngiye nkagira ibyo musaba. Ese wenda urebye Papa Sava ari gukina muri iriya theatre ya Papa Sava nyine irica kuri za YouTube sinzi niba ujye ukunda kuzikurikira habamo umukobwa bakina na wundi ufite ngo amabuno manini sinzi niba umuzi. Umukobwa munini rero buranje mbona afite abakobwa benshi ariko buranje abantu nkunze kumenya bura kwa Papa Sava nkunze kumenya digidigi bura digidigi ndamukunda ariko none ndimbati wakaza nyine birangiza ariko bura nubwo ngo bari abakobwa be burambabona kuriya kuko ntabwo nkunze kubireba cyane ariko iyo ndebye nge mba ndashaka kwirebera Seburikoko gusa ubundi Papa Sava nyirizina niwe muntu mba shaka guhanga amaso gusa ngo ndeba hageraho ariko buri abandi ntago mandi kubakurikirana cyane mba ndi gushaka gukurikira nyine mugenzi wanjye mugenzi wanjye hari igihe urebana n'uzana ndimbati tukagira ibintu mwibaza ni nk'ibiki utekereza kuri ndimbati ubonye ndimbati hari igihe akina ari umugore rimwe na rimwe ikindi gihe agakina ari umuntu usanzwe imikino ya ndimbati uyitekereza he kubera ko hari abantu bataramenya neza ibyira filime bo bakeka ko nyine nanjye nyiba mani ngikinamo none ubwo rero iyo babimbaza babambaza nk'ahari Seburikoko barimo barabaza wabwira iki se ari Papa Sava barimo barabaza nyama ni filime ebyiri Seburikoko hakaba na Papa Sava izo filime urumva n'ebyiri zitandukanye ubwo babimbaza rero icyo nkora nanjye ni ugukora marketing nkabwa ntiburandimbati nyine abantu bajye bambwira bati ndimbati buramubona atarasaze mana ndimbati atari igicucu mubona ibintu bari gukina ariko buriya biranye ntago bazi ko nyine ari umukino ari gukina ari akazi arimo kandi rirore nyine bayahawe nkaho basobanura nka Papa Sava ngiye mbasobanura nka Papa Sava nyine ubwo ndi kudefanda filime muri make ndayikunda musa abaturage bakwanze wenda banze Papa Sava wabyitwara mute kukunda nyine ndumva ugenda wiyitirira izina rye cyangwa abantu bakubona nka Papa Sava umunsi bamwanga nyine urumva ntago mbiteganya kuzabona bamwanze ahubwo turateganya kuzabona yakuze cyane byageze n'ahandi tutarabona uretse ko nta naho Papa Sava atazimwe iki gihugu ntaho atazwi ahubwo ndateganya kuzabona nyine yarenze hirya yahanga hatubona ariko uragira ati rwose ngiye Papa Sava nanjye mbona dusa wenda abantu barebe hano uzi ko mwamwenda gusa koko ariko uragira ati nanone yinyinya ko kwirabihamye ntabwo wenda njye napfa kubigira cyane uzamunyereke uribe sibyo ngiyewe Papa Sava rwose uzamunyereke neza wenda umbwira ati hari umuntu abonye musa wenda wowe umubwirire ariko ndakubwiza ukuri niziye neza ko hari igihe azakubwira ati uyu hari igihe nanjye n'umuna wanjye hari igihe nazabikwemerera none se ababyeyi bawe ntabwo wigeze ugira n'amatsiko yo kubabaza ati ko mbona umuntu dusa cyane nta kuntu mwaratembereye wenda biragoye urumva Rutsiro ntabwo nzi ngo Papa Sava avuka hehe ariko ngiye nkurikije ko mvuka mu Rutsiro nyine na ahantu kure ugereranyije n'umujyi wa Kigali kandi buri amanyeka ko ari gengo ajyango yavukiye hano hafi ya za Kigali murebye sobanura nk'umuntu wo mu mujyi cyane burura muntu arasobanutse kuko urabona ko biriya ntabwo byapfuye kuza gusa yabanje kugira talent agira ukuntu izamuka ariko uriya muntu yifitemo no kuba afite ukuntu Kigali yibayemo kuva kera ubwo rashobora gukeka ko njye hano muri Kigali nubwo ntazi wabo ubwo ntago baba barahuye iwacu kandi iwacu ntibigeze bagera i Kigali ntago iwacu bagaze i Kigali n'abakure kubona inguza na Papa Sava uzamureba gusa ahubwo ntihagire ibintu mubaza nk'ibibazo nka bingahe byatuma wenda ubaza Papa Sava ni nk'ibi akavuga ati Papa Sava kabisa wenda birenze bituzabiganira turi kumwe ariko ndashaka kumenya ibi icyambere ni kuzabanza nawe akambwira ko wenda dusa nkuko nanjye mbibona uzabyakira ute nimba Papa Sava kuko avuze ati turasa igisubizo numva ari positive avuze ngo azavuga ko dusa ni numva avuze ngo turasa rero buryo umuntu akubwiye ngo turasubwa zabaye kuri nge ni mukuru wanjye ubwo mukuru wanjye ufite byinshi nzamusaba icyo gihe byo aho nabigira ibanga icyo gihe nzamusaba byinshi nka mukuru wanjye nyine numva ko nange yamfasha muri talent yange numva ashaka kuzagira nyine mfite anzafasha kuzamukamo icyo nicyo kintu nyamukuru bundi atagufashije ariko se ukamubona nibura mukabona nta n'ikibazo burya namugira inshuti burya inshuti ugira ikura ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko kuko uyu munsi wa none ngewe ndamwitirirwa kandi atari inshuti yanjye we atazi ko ndi inshuti ye ubundi ndashaka kugira ngo nibura tuzahure ab'inshuti yanjye noneho twanahuye nta rimwe se wenda ujya ugendagenda ureba nko mu bantu uvuga ati Papa Sava namugwaho gute nk'ubu wavuye Kabuga mu buryo wenda bunagoranye uzana i Kigali uje no kureba kuvuga ati wenda nahura na Papa Sava ujya ufata nk'akanya kandi ukavuga ati nje gushakana umuntu ndeye ko nahura na Papa Sava
birashoboka ko wenda nkano habaye ibitaramo nange nyankunda kujyaho nkitabira, ariko sindagera ahantu nkubitana nawe mu gitaramo, nibura yagiye mu gitaramo ngo nkubitane nawe, ariko dukubitanye umva nagerageza gukora uko nshoboye kugira ndavugana nawe, ngize aho mpura nawe nagerageza nibura mbona ahantu ari nubwo haba ari mu gitaramo ameze gute, nose ko niba kireka niba ari mu misa za Regina Pacis nazigiyemo za Saint Michel senzo tuzakubitana nubwo ntazahasengera, ubwo rero kireka nitugera dukubitanira wenda nibwo nzahita mvuga nti wenda ndamufashe. Unasagira idini wenda ugatekeza ko ari nk'umukatolika ku buryo ugatereka mfe kujya ahantu hose nibura nzamubona. Uriya muntu ni umukristo cyane, buriya iriya mpano ye buriya nafite n'Imana nibimushyigikiramo, buriya ni umukristo uriya muntu cyane, arasenga. Umaze nko kujya mu bitaramo bingahe nibura ugerageza urega ko wamubona? Ibitaramo ntabwo navuga ko ari byinshi kubera ko ntabwo kigene ko mbanyirimo kubera akazi, ntabwo nkunze kujya mu bitaramo cyane, ariko ahantu wenda navuga ngiye mu bitaramo ntabwo byinshi, ni nka bitatu gusa nagiyemo, nkajyamo nkareba, ariko ngasanga wenda mu bantu barimo ntabwo Papa Sava arimo. Hari aho nagiye wenda hari King James, ubwo icyo gihe niteguye ko shaba gusanga nyine na Sebiri koko yahageze, mpagaze asanga mugenzi wanjye ntawe uhari. Uvuga ngo Papa Sava mu yandi magambo dusoza ikiganiro cyacu tumubwire ngo iki? Mumubwire ngo hari umuntu witwa Darius Bizimana, uwo muntu akaba ari umuntu wo muri karere ka Rutsiro, uwo muntu rwose ngaramukunda kandi ngo yifuza kumubona, kandi uwo muntu barasa. Ubwo nyine uzamwereke umfotora umwereke ifoto yanjye, azabona ifoto yanjye nibura abone ko dusa. Mukaba nifuza rero guhura? Nifuza guhura nawe rwose vuba cyane ahubwo, kuko ndi umuntu umukunda nyine kandi ndi n'umufana we bikaze, ndi umufana we bikaze cyane rwose. Vuba tuzakora ibishoboka byose tureke ko mwazahura, kandi natwe bizadushimisha kuzongera kuganira mwese mwahuye. Murakoze cyane. Hanyuma rero Darius tugushimire. Mu buzima busanzwe se byagendaga ariko? Mu buzima busanzwe biragenda, njyewe ndi umufundi, ariko hari na message natanga nyuma yo kuba nyine ubu tuvugana ndi gukora ibiryo byo gucuruza ibiryo by'amatungo, urumva nagiye hirya y'ubufundi. Umufundi ugakora ibiryo by'amatungo? Iyi minsi ndi gukora ibiryo by'amatungo by'uruganda rw'ihuye, ubu nuvuga ngo ni uruganda rwitwa Huye Feeds, uburombi bikorera ikabuga, mfiteyo depo. Amatungo rwose, inkoko, ingurube, amafi, ndetse rwose ibyo bintu byose birahari, ibyo byo birahari. Ubwo rero ndagira ngo bazatuyoboke baze, kandi dufite ibyo byiza. Hanyuma se ufite, ndumva rero ushobora kuba ufite n'ifaranga? Ifaranga ryo ntabwo ubuzima nibwo bwa mbere turabufite, ubwo n'amafaranga arahari, ni ubuzima bwo turabufite. Tugushimire cyane Darius, kandi nyabuneka Papa Sava ni umuntu wacu, kandi twizere ko twumva neza cyane 5 kwa 5. Vuba tuzagenda tumusure, cyangwa se rimwe na rimwe tuzagutungura cyangwa azagutungura, umwe muri mwe azatungura undi, kandi twizere ko bizagenda neza. Hanyuma rero reka nawe tugushimire. Murakoze cyane, murakoze. Turi kumwe na Darius rero, akaba yaturutse ahantu kure, ariko aje kureba Papa Sava. Nawe nkuko mwamubonye aravuga ati iyi nyinya rwose nawe mba mbona ari ya Papa Sava, kuko iyo nyinya mbona niye rwose, niyi nyinya niye koko zifitanye isano, izi nyinya kabisa. Isura ubona bisa neza, amazuru n'amaso wenda nawe uzamwereka rebe, ariko nge numvishe ko dusaba, narabibwiye kandi nange ndabibona. Ngayo nguko rero Papa Sava turagutegereje kugira ngo uzabone umufana wawe, kandi ni byiza cyane. N'abandi mwumva mufite abantu mukunda cyane mukeneye guhura, tuzabahuza. My name is Didas. Keep watching.